Yes, hari ibintu uzi neza yuko byagufasha ariko ugakomeza kubisubika buri munsi. Uyu munsi ni wo munsi ugahita uvuga ngo ejo. Please menya yuko umunsi ufite ari uyu nguyu. Hari abantu rero bafite inzozi zikomeye, bazi icyo bashaka gukora, bazi yuko bakwiye gukora siporo, bazi yuko bakwiye kugabanya amasukari barya, ariko bagakomeza ntibahinduke. Rero ukuri nuko kuvuga ngo nzabikora ejo, iyo ejo ntijya igera, haza indi ejo ukavuga ejo. Nyuma y'amezi 6 uzasanga n'ubundi bya bintu wakabaye warirengagije cyangwa se waririnze mu buzima bwawe ukibikurikiza cyangwa se bikigukurikirana. Ikibazo suko udashoboye, ikibazo nuko ubwonko bwacu bukunda ibintu byoroshye. Ibyo ngibyo abahanga babyita procrastination. Gutangira ati biragora, kwiga biragora, guhinduka biragora. Niyo mpamvu abantu benshi bahitamo ibintu bibanezeza aka kanya, gusikorolinga kuri TikTok, kureba video, kurya ibiryo bidafite intungamubiri aho gufata ibiryo byakabaye bibafasha mu kubaka umubiri, bakarya bya biryo biba biryohereye bifite amasukari menshi kabisa, bakareka ibintu byazabafasha ejo. Ubwonko buvuga buti reka mbabare gato ubu ngubu, nzababara ejo cyane. Ariko ejo ntihazigera haza. Ukuri gukomeye nuku nguku, ubuzima bwawe ntibuhindurwa n'ibyo uteganya, buhindurwa n'ibyo utangira uyu munsi. Ntabwo ukeneye motivation ngo utangire, ukeneye gutangira kugira ngo ubone motivation. Wumve ibi, ureke ibinyoma. Abantu baba bakubeshya. Igihe cyiza cyo gutangira ntikijya kiza ugitangira, ni wowe ugikora. Ese wibaze n'iki kintu usubiramo ubu ngubu? Andika hasi muri komenti, wandike ejo n'uyu munsi tuzajya tubana. Ni Venados Click Diaries.